tugira umwete. Umwete we, umwete wo kubana n'abantu bose, tout le monde bose, ariko cakarongo kuri bose, ariko gaceho amahamba yo kubana n'abantu bose amahoro. Wabyumvishije ko ari impamba yo kubana n'abantu bose amahoro, caho akarongo kuri bose, ntabwo ari bamhoya bose, umwana wawe, umugore wawe, umuturanyi wawe, umwanzi wawe, bana amahoro n'umwanzi wawe, bose. Amen. Kora amahamba, kora impamba we. Yesu atugire neza. Umurimbyi yavuze ngo umva icyo ngusaba mwami, ngo ni umwuka w'ubwenge. Ndagira ngo dusabe natwe ubwenge. Dukunda kuvuga ngo no muntu ni umunyabwenge, buryo ubwenge n'ubuhanga biratandukanye. Yobu we niwe wavuze ngo dore kubaha Imana ngo niko kujijuka, ngo kandi kuva mu byaha niko kumenya iki, niko kumenya ubwenge. Ngo umpe umwuka wo kuguhishurirwa, umva icyo ngusaba mwami, umpe ubwenge, ndushaho kukumenya, ndushaho kumenya Imana, ndushaho guhishurirwa Imana. None avuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Umva, ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Umuntu bavuga ngo umuntu ni ikigenge kubera iki? Kuko mubwiye gukora ikintu akikora ibyo yishakiye, arigenga. Ariko kubera ko ntabwo nkiri uwanjye. Uno muririmbyi yaravuze Yesu yari yamaze kuki, yari yamaze gufatwa na Kristo Yesu. Yesu yari yamaze kumufata. Yesu niba yamaze kungeramo. Avuga ngo nduwe nawe nuwanjye, nduwe umukunzi wanjye. Yesu atuye muri njyewe. Yesu yavuze ngo nimunkunda mukitondera amategeko yanjye, ngo nzabwira Imana, nzabwira Data ase nanjye mbe duture muri wowe. Urabyumva? Nukunda Yesu, nukitondera amategeko ye, Yesu araza n'Imana bature muri wowe, bature muri njyewe. Aisha, nukunda ukitondera Imana n'amategeko ya Yesu, nawe araza. Yesu umukunzi wacu aramuhamagara Imana baze bature muri. Ariko mwumva ukuntu dukomeye, mwumva ubwo butwari dufite. Muri Yesaya 56 umurongo wa mbere Imana yavuga ngo dore ijuru ni intebe yanjye, ngo isi, noneho iyi si dutuyemo murabona ukuntu ingana, ngo ni intebe y'ibirenge byanjye. Ariko noneho wumve ngo araza ature mu mutima wanjye. Urumva ngo umutima wanjye, umutima wawe biraruta ijuru n'isi, kuko twamaze kumwimikamo. Noneho ni Imana ituye muri twebwe. Noneho tujya tuvuga ngo Imana ibera hose icyarimwe, kuko ni Imana ituye muri njyewe ndi hano muri France, Imana ikaba ituye mu muntu uri mu Rwanda. Urumva ari mu Rwanda, ndi hano, no muri Aziya, no muri Europe. Niho mvuga Imana ibera hose icyarimwe, kuko ni Imana ituye mu bantu bayo, ituye muri twebwe. Noneho niyo twamaze kwimika ngo iture muri twebwe, rero ntabwo nzaba nkiyobora, ntibishoboka. Umwuka w'Imana azaza kubwati wikora iki ngiki. Ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge, hoya ntabwo nkiri uwanjye, ntabwo nkikoresha, ntabwo nkivuga ibyo najyaga mvuga, sibyo? Ntabwo mu kanwa kacu n'umwuka w'Imana atuye muri twebwe. Ntabwo twakagombye kugenda muri aya magambo twagenderagamo. Ntabwo twakagombye gushyushya inkuru, ugashyushya inkuru z'umuturanyi wawe utari kuzi ibyabaye kwa runaka, undi atikagira inkuru ukabugize uravuze. Kubera icyo uramuvuze, kubera icyo ukuzi ko adahari. Ariko mwene da, umenye ko Imana irahari ituye muri wowe, iri muri twe.
twebwe runaka urimo kumuvuga ntahari ariko Imana irimo kukumva irimo no kukureba kuko ntabyo irumva irareba byose ntawishwa byose irabireba tujye tubitekereza mu by'ukuri uno muri njya ngo umyigishe ndushaho kukumenya muze turushaho kumenya umwami ndavuga ngo nimuze turushaho gushakashaka tumenye ibyo umwami wacu agira ate ashaka kuko inshuti yawe umukunzi wawe mu by'ukuri ngubu mama Samuel azi ko papa Samuel akunda niyo mpamvu agira ati aha kugira ngo amunezeze agerageza kubikora kugira ngo ninjye nagera mu rugo ate aseke kuko yagize ate yamwitayeho mbese umukunzi wawe umunezeza gute niba Yesu ari inshuti yawe niba Yesu ari inshuti yanjye ugerageza ute kumunezeza avuga ngo ndusheho kukumenya inshuti yawe umukunzi wawe ukora kugira ngo umunezeze muze tunezeze umwami wacu tumunezeze tumunezererwe ngo dukwiye gukora umurimo waduhamagaye hakiri ku manywa yarampamagaye nawe araguhamagara kandi dukora ku manywa mu ijoro kurya mu ijoro ntawe nubwo abantu baba banareba sinzi niba mu ijoro muba mureba neza kugira ngo turebe mu ijoro nuko tugira dute haba hakenewe urumuri kugira ngo rutumurikire ariko niba butangiye kwira abantu bakora ku manywa hakiri kare nawe utangiye kwamona ko bigera mu masaha 12 abantu bagatangira kujya gute birukanka kuko bwagize gute bwije ariko nimuze dukore ku murimo waduhamagaye hakiri ku manywa wowe waduhamagaye rero afite ibyo akunda abazi ibyo kuvuga ngo yarampamagaye ndagomba kumukorera ninjya kumukorera rero ntabwo nzigenda uko nishakiye ntabwo zareba hanze ngo imvura iraguye niba imvura iguye ngo niryamire nawe imvura y'inanga hiburaye ntigihita mwabibonye ishobora guhera mu gitondo igwa ikajya nijoro igwa n'ejo ikazongera binyibutsa twibereye iwacu mu Rwanda imvura yaragwa ngo yewe umunsi ntabwo ndi bugiye kwiga tukiryamira ariko ndavuga ngo se noneho iyo bisa nkaho nkiririya nkiryamira imvura ari kuzahita ryari ariko ngo umuri yavuga ngo mpisemo kugukurikira mu byago ndetse no mu makuba aheza ndetse na habi mu izuba ririmo kuva n'imvura irimo kugwa aho hose kuko niba inshuti yanjye ishaka ko ngomba kwikorera igihe cyose nahisemo kuyikurikira ariko bisigaye biteye bibabaje beneda bisigaye bibabaje umuntu ukamubwira uti kabura n'iminota 5 wahari umukunzi wawe ariko waho umukunzi wawe ariko wambwira umukunzi wawe wamarana koko n'isaha mutavuganye ngaho mumbwire ushobora kumara umunsi umwe utavuganye n'umukunzi wawe birashoboka ntibishoboka kubera urukundo ufite igihe cyose inshuti ziba zifite zigomba kuganira zigomba kubwirana n'iki byose none se umukunzi wawe Yesu Kristo umuganira kangahe sikuvuga ushobora kuvuga ngo dufate nk'iminota ingahe dusenge mbega akazi ni kenshi cyane ariko no nijoro ku manywa ndakora nijoro ndakora we nabyutse nirukanka njya mu kazi nijoro ndatashye ndananiwe ejo nzasubira mu kazi ariko tumenye ko iyi si tuzayisiga tutari iwacu turabashyitsi nimuze dukore hakiri ku manywa bugiye kwira muze dukore hakiri ku manywa ndibuka ijambo yatwigishije umukozi w'Imana Samuel yatubwiye ngo dore umunsi w'Uwiteka uri bugufi umunsi w'Uwiteka uri bugufi ni guteze ntabwo ari ejo burya ikintu dushobora kuvuga ngo yewe bimaze igihe kirekire ariko ni bugufi noneho uri bugufi ni ryari dushobora kuba dufite mu masaha 9 niba ari bugufi wenda saa 9:30 ushobora kuba waza cyangwa saa 12 ukugiye kuko Yesu yaravuze ngo ntabwo nzi umunsi n'igihe ntabwo tuwuzi ariko ngo uri bugufi igihe cyose niba nicaye mu nyivuga uti uri bugufi mugeze nshigaje ahantu hagufi kugira ngo nkugereho umwuka hasigaye igihe kigufi mu byumva ntihasigaye igihe kigufiya ducunguze uburyo umwete amen ahubwo ndimo kubahambura nureke tujye tuganira kandi twibukiranye n'ibyo twize niwe nkunda guhura na Aurore ko ngiye kumufata ku ishuri mvuye kumufata nambwa umunsi mwiziki
umunsi byagenze gute, agatangira akambwira uyu munsi wari iki, agatangira akambwira. Kuko ni ukuvuga ngo natwe tuye twibuka ibyo twize, dusubiranemo. nimugera hariya muvuga uti umunsi mwaganiriye icyo arikora, kuko dushobora tumenye ko turi ku rugamba, ntitubyibagirwe. Igitabo ndimo gusoma, igitabo nasomye kivuga le combat spirituel, intambara mu mwuka. Kuvuga ngo Satani uburyo arwana, kandi mu by'ukuri aturwanya afite n'intwaro nyinshi cyane. Natangaye cyane ngo tunashye mvuga ngo nubwo twicaye ahangaha, ndabona mwese turimo kubona ko mwaje ahangaha, ariko hari umuntu utarahangaha. Kubera iki? Hari umuntu utarahangaha. Yavuze ngo twamenya kubikontorora. Navuze nti mu by'ukuri ngo intambara nyinshi irwa mu bitekerezo. 90% z'intambara turwana. Ubu umuntu yicaye hano arimo gupanga, yapanze imipango yamaze kubipanga, twebwe tukagira ngo arahangaha. Wapi, ntabwo arahangaha. Satani yagize ati yamufashe, mujye muza dukontorore n'ibitekerezo byacu, kuko aho ngaho niho azakagufatira. Ntashobora kuvuga ngo warihannye ubusambanyi uzabusubiramo, ariko azaza mu bitekerezo byiwe. Umukobwa nahita wamunyuzeho, tereko mfite umugore n'ubundi mfite umugore, ubusambanyi ntabwo bwamfata, ariko umukobwa yagushaho mu bitekerezo, ugatangira ukagenda. Ntabwo turimo kubibona mu bitekerezo. araje kuganize, Satani akuganije umunsi ukira muri bya bitekerezo. Muze dukontorore ibitekerezo byacu, ngo niho dufatira. Icyiza rero nuko twafata bya bitekerezo byacu tukabiharira umwuka wera, kuko ahatari umwuka wera hari imbaraga z'umwijima. Nuko hari ibintu bibiri, hari Imana, hari Satani. Nkunda kubivuga cyane simizi, hari umucyo cyangwa hari umwijima. Niba utayoborwa utagenda mu mucyo, uragendera mu mwijima. Niba utayoborwa n'Imana, urayoborwa na Satani. Niba umwuka wera atari ukuyoboye, urayoborwa n'imbaraga z'umwijima. Nta bindi, ni ibintu bibiri byonyine, nta hagati. Ndetse Yesu n'ijambo ry'Imana atubwira ngo niba amazi mu by'ukuri arakonje cyangwa arashyushye. Havuga ngo niba udakonje cyangwa ngo ntubishyire ngo urigirute urakazuyaza. Nta kazuyaza mu bintu by'Imana, ntibishoboka. Ntimuzambeshyere mu by'ukuri ngo rero ngo ngewe rero ngurya buryo ngo turabana b'Imana. Abana b'Imana bayoborwa n'umwuka wera. Niba utayoborwa n'umwuka wera, urayoborwa n'umwuka wande wa Shitani. Ntitukabitindeho, kandi ngo ni ebyiri zonyine. Hari inzira y'igihogere inyurwamo ngo n'abantu benshi, hakaba n'inzira ifunganye. Irafunganye nyine, iyo ngiyo iri kujyana mu gihugu cyo mu ijuru. Abanyamuri ya nzira ifunganye bagomba kujya gute? Bagomba kugira ibyo biyambura, kugira ngo bayinyuremo. Ntabwo twakagombye kuruhanya n'abantu. Mu by'ukuri burya abantu ntabwo mwakagombye kuruhanya n'abantu, kuko umwuka wera burya niwe utwigisha. Umwuka wera niwe uwigisha. Na Yesu yaravuze ngo azaza cyambere yemeza abantu iby'ibyaha byabo. Buryo umwuka wera araza, yakumara kukugeramo akakwemeza iby'ibyaha, agahita akwereka ko uri umunyabyaha. Ngo azaza bemeza iby'ibyaha, azaza gutsinde. Ntabwo wowe uzagenda umubwira ngo ariko rero utangire kubwira umuntu ngo ariko urabona ukuntu ibi utangire kujya abantu benshi bananirwa kubwira abantu iby'agakiza, bagatangira kubabwira iby'imigisha, cyangwa batangira bananirwa kubanza kubigisha uko abantu bihana n'iki byose, bagatangira wambaye utari kugongo, bagahera ku myambaro. Oya, wowe banza umubwire ko Kristo Yesu yamupfiriye, yapfuye, yasize ibyaha. Twese ngo turi abanyabyaha, twese twari abanyabyaha, ariko bidutandukaniye he? Dutandukaniye yuko twamaze kumenya uwadupfiriye, agapfuye azira ibyaha byanjye, kandi nta kindi kintandukanya n'Imana n'icyaha. Ntabyo, tukamenya ko Yesu umukiza wacu yapfuye azira ibyaha byacu. Ukamubaza utari ko mbese wabyaha ubwa kabiri? Niba naravutse nkaza hano muri iyi si, naravutse nyine naraje. Kuvuka ubwa kabiri ni iki? Nuko namaze kumva ijambo ry'Imana, namara kuryumva nkamenya ko hari uwo Imana yatumye hano muri iyi si kugira ngo aze ancungure, kugira ngo aze aducungure. Ngo nitumara kumva iryo jambo ry'Imana ngo tukaryizera, twamara kwizera ngo tukihana, mu by'ukuri tukihana. Ntabwo
ubwa kabiri ari ukubatizwa hoya ni ukujya mu mana ni ukwihana namara kwihana nkamera Kristo nk'umukiza wanjye wowe wamaze kumwemera wabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana wowe ngo ntabwo yabyawe ngo n'ubushake bw'umugabo n'umugore hoya babyawe ngo n'imbuto itabasha kubora ariyo mbuto y'umwuka wera uwo mwuka rero ni uza akadutsinda akakwemeza iby'ibyaha akaza akakubwira ati ariko akangaka burya ndagira ngo mbabwire ngo ubu niwo mwuka ariwe ugenda agasanga umuntu akamuganiriza akamubwira ariko rero ndagira ngo mbabwire ngo niba twamaze kumwemera ntabwo tukiri abacu ngo twigenge ntabwo tukiri abacu ngo twigenge uwo nguwo ututwara uwo nguwo utuyobora twemere tumwumvire niba kubwiye kino ukureho kugira ngo waze kujya muri hanze irifunganye murumva irafunganye nyine nagendaga mu gihogere byose ndabitengase nta kibazo ariko uko turimo kugenda muri urwo rugendo ugira utyo ukareba ariko aha kongera kurimo kugenda ifunganara kurimo kugenda iba ntoya jugunya byo birimo gutuma utarimo kugenda ntabwo uzabyinjira nabo muri iriya nzira ifunganye ntibishoboka amagambo ntuzayinjirana muri iyo nzira ntibishoboka ubwibone ntuzabwinjirana muri iyo nzira ntibishoboka kwishyira hejuru ntuzabikomezanya muhoya nubwo nimo kugenda ifungana jugunya genda ujugunya ta ubwo bunebwe ugira ngo hari ubunebwe kudakora icyo wakagombye gukora wakagomba kubikora ariko hari ibyo wahugiyemo byafashe wa mwanya ubureke ubwo bunebwe haguruka uko igenda ifungana hari ibyo biba gusa kugira ngo ugire ute ugenda ukuraho nta kintu kibidufashisha dusaba umwuka w'ubwenge kugira ngo dusobanukirwe ibyo Uwiteka ashaka kugira ngo dusobanukirwe Yosuwa igitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 10 titira avuga ngo Yosuwa abwira abantu yuko bazambuka Yorodani Yosuwa ategeka abatware b'imitwe ati munyure mu ngando mutegeke abantu muti nimukore amahamba kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mukibemo nta bindi ntago njya kure nta bindi nta yandi magambo dusunayangaye ndagira ngo tuvuge kuri aya magambo ngo nimukora amahamba kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani gukora amahamba c'est faire provision no kugira amahamba n'impamba mu bwinshi abantu bajyaga gukora umuganda kuwa gatandatu usiko tukihari iwacu kuwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi habaga abantu banyura mu makaritsiye babitangukira na mikrofone bakarangurura ejo kuwa gatandatu n'umuganda tuzakorera ahangaha murabizi babitaga abamotsi sibyo babitaga abamotsi rero Yosuwa arangije avuga ngo munyure mu ngando murangurure bamotsi noneho ngo mufate ngo muvuge mu minsi 3 tugiye kwambuka Yorodani noneho ko nubwo tugiye kwambuka Yorodani ngo mugire mute mukora amahamba murabizi korona ijya gutangira ngewe nagiye muri za magaze sinzi namwe naho byarabayeho simbizi ngiye kureba musanga izo tuvide narebye mbona byose bamazeho imiceri bakuyemo amapate bayamaze bagiye kugira gute bagiye gushyira hariya hagiye kubika n'abana b'abantu ariko none ngo mwumve munyure mu ngando ngo Yesu aravuga ngo munyure mu ngando Uwiteka avuga ngo mukore amahamba nta rindi jambo numvishije avuga ngo mukore amahamba kuko tugiye kwambuka Yorodani Abisiraheli bari bavuye mu gihugu cy'Egiputa ariko bavuye mu gihugu cy'Egiputa bari bafite isezerano yo bazajya mu gihugu cy'Ikanani kugira ngo bajye mu gihugu cy'Ikanani rero mu gihugu cy'isezerano bagombaga kwambuka Yorodani
hari urwo ruzi wagombaga kurwambuka. Ngo bari barimo kuruhuka rero, ngo ntabwo bapfaga kugenda bonyine, oya, ngo bari bafite inkingi y'igicu yabagendaga imbere, yagera mu ijoro ngo igahinduka inkingi y'umuriro. Amena. Kristo Yesu yabagendaga imbere, iyo nkingi y'igicu yabagendaga imbere rero, ngo nijoro igahinduka inkingi, igahinduka umuriro kugira ngo ugire ute ubamurikire, bagenda ahantu harimo kugaragara, hagenda habona, hatarimo umwijima. Ntabwo ko bagendaga, ntabwo bicaraga, ntabwo bavuga ngo turagenda ku manywa gusa, ngo nijoro ngo ntabwo tukiri abacu ngo twiyigenge, ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore. Bwoko bw'Imana, bwoko bw'Isiraheli, dufite umuyobozi wacu uturangaje imbere. Niba ngo kugira ngo Abisiraheli bamenye yuko bari bukomeze, bagira gute? Ya nkingi ngo yagiraga, inkingi ngo yabagendaga imbere, bajya kubona bakabona ihagaze. Niba hagaze rero nabo bagiraga bate? Bararuhukaga. Ntabwo bajyaga gutya ngo tuyiceho ngo twigendere, oya. Ntabwo bagendaga bishakiraga amategeko yabo, barafite umuyobozi. Ko none Uwiteka ababwira ngo ubwo bari bicaye rero, ya nkingi yari igice, bari bicaye barimo kuruhuka, ariko ngo baravuga ngo munyure mu mitugudu, munyure mu ngando, munyure dans les tentes, dans les appartements, mugende muri quartier, muvuze ikondera, muvuze ngo mu minsi 3. Ariko noneho kuko biteguraga urugendo, baravuga ngo mukora amahamba mu minsi 3. Iminsi 3 ntakuvuga ngo 1, 2, 3, ni umubare w'Imana mu gihe gikwiriye cy'Imana. Mubyumva, mu gihe gikwiriye cy'Imana tugiye kwambuka, ariko ngo dukora amahamba, kuko Yorodani niba uko ari bikomeye tugiye guhura nabyo biri imbere yacu, biradusaba ko turagomba kuba dufite nk'impamba. Tuganire ngambwira Samuel, barakubwira ati nyine ejo turahagurutse, ugiye kugera kunyura hari, urategura iki? Nyine iyo impamba si niki? Impamba usiko wadupfunyikiraga nkapfunyika nk'ikijumba abana cyangwa umukati, sibyo? Aho ngubo imikati za cereal sibyo nizo tubapfunyikira, ni impamba. Impamba burya hakigize rero, urapfunyika iki mu Kristo wanjye? Imbere yawe birakomeye, urapfunyika iki? Ijambo ry'Imana, muyobo, amasengesho, mama Samuel. Tugiye kwambuka imbere yanjye, ngiye tugiye kugira hakora amahamba. Mama Beni, impamba yawe ni ugiye gutegura. Aho twibuke ko Abisiraheli bari mu butayu, mu butayu ni ahantu hatagira gute, hataba amazi. Ese ntabwo ngomba gushaka n'amazi ra? Niyo tugiye kugenda, amazi agomba kuba ahagije muri twebwe, amazi. Turimo gutegura. Joana, impamba yawe ni ugiye gutegura. Kwiyeza nicyo kintu akwiye kwiyeza. Clementine, impamba yawe ijambo ry'Imana. Abel, ni impamba yawe mu by'ukuri tugiye kwambuka. Quelle sorte de ta provision que tu vas mettre dans ton sac? Ijambo ry'Imana. Nukuri ijambo ry'Imana. Twavuze ijambo ry'Imana, kwiyeza, gusenga, amasengesho. Ibyo rero tugiye kubikora. Tugiye kwiga buri wese avuga ati ngomba kwiyeza. Yesu yaravuze
yaravuze ngo dore igihe kirageze ngo abasenga data ngo bamusengere mu kuri no mu mwuka. Gusengera Imana mu kuri no mu mwuka, mu kuri no mu mwuka, kuvuga ko Imana ishaka ko tujya gute, ko tuyitunganira. Kirageze, turi hafi kugira ngo tujye mu gihugu cy'isezerano. Amasezerano, dufite amasezerano, turimo duvuga ngo ijambo twizerera, jambo ryaje murava ngo ariko twahise ngo umunsi w'Uwiteka uraje. Niba uje rero ni ukuvuga ngo uraje, turi hano muri iyi si turabashyitsi, ariko turi ahantu turimo gusiganirwa muri icyo gihugu cy'isezerano. Ariko abantu benshi batinya urupfu, tuvuga ijuru, ariko uretse Eliya na Enoki nibo bonyine bagiye badapfuye bonyine, ariko dutinya urupfu. Kandi Yesu ngo yaruhinduye irembo rituzatugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Ni urupfu tuzarunyuramo, ariko urwo rupfu uzarunyuramo gute? Umuririmbyi aravuga ngo Yesu inshuti yanjye, ngo no mu rupfu tuzanyuranamo, anyambutse mfate hakurya. Ariko tuzanyuranamo kubera iki? Kuko ari muri njyewe. None Yesu Imana yavuze ngo dore ndabahetse ku mugongo wanyu. Nitutivana mu mugongo w'Imana rero, nitutishaka kwiyobora, nitumenya ko tutakira abacu ngo twigenge, kwa rupfa azagira dute, azarutunyuzamo. Tuzaba dufite ijambo ry'Imana ryo rizaduhumuriza, ariko urupfu n'ukuri ruteye ubwoba. Ariko muziko na Kristo Yesu yabanje kugira ubwoba. Burya yagize ubwoba igihe yari mu gashyamba k'Igetsemane arimo gusenga. Yari bugufi kugira ngo apfe, ajye gupfa, ajye kutwitangira. Ngo ariko Yesu yaruhinduye irembo ritugeza mu gihugu cyo mu ijuru, yatubanjirijemo. Ngo babwira ngo bajye kujya, Abisirayeli bageze ku ruzi rwa Yorodani, ngo babwiye Yosuwa ababanzirizamo, ahagarara muri Yorodani, yahagazemo, yarabanjije. Kuvuga ngo Kristo Yesu wacu rero adufasha muri byose. Icyo kizaduhumuriza ni iki? Nuko tuzaba dufite ijambo ry'Imana muri twebwe. Iryo jambo ry'Imana niryo risaza rikankomeza. Tumenye ko Kristo Yesu yatsinze urupfu, ngo yageze ikuzimu, ngo ararwana, ngo abohora abera. Sibyo? Ararwana ku munsi wa gatatu arazuka. Tumwisunge. Niba udafite ijambo ry'Imana rigwiriye muri weho rero, ntawe uzagira ubwoba. Ariko muze twige ijambo ry'Imana. Kanone ngo ijambo ry'Imana ngo ni iki? Ngo ni indorerwamo twireberamo. Mwumva? Ariko abadamu nitwe dukunda kwireba. Ukareba ko twimakiye neza, ukareba ko niba nta tuntu tukuriho, sibyo? Ariko wari wambwira wirebeye mu ndorerwamo ngo ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Ni indorerwamo ikiyo, miroir. Turirebyemo, niko niyo wirebyemo ukabona ufite tashe, ufite ikintu, ntabwo ugikuraho se gutya. None so niki cyatumye mbona yatashe se? Ni indorerwamo, si indorerwamo, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero nuko mwene data Joana yavuze ngo impamba nabagumye gutegura ni ukwiyeza. Kintu buryo kwiyeza ni iki? Ni ijambo ry'Imana niryo ritweze. Kuko ni indorerwamo, njya nkireberamo, namara kwireberamo, iyo maze kwireberamo se burya ntabwo mpanagura ikizi, ntabwo mpanagura umwanda nibonyeho. Abisiga amarusha refu iyo batayisize neza bagira gutya agafata bagahanagura neza, sibyo? Kubera ko ntabwo bajya mu kiyo,
cyakiyo bagiyemo muri ya miruwa ntabwo ari bajya guhanagura hoya ijambo Yesu ngo icyo rikubwira ugira ute ugikore ngo bageze ikana ngo barimo gukora ubukwe ngo bagiye mu bukwe ngo Mariya yarangije arababwira ngo icyo ababwira mugire mute mugikore iki jambo ry'Imana rikubwira ugira ute ugikore niba wibonyeho umwanda nibonaho utagenze neza witunganye wiyeze ntabwo ari ikiriyo ntabwo ari miruwa njya guhanagura hoya ntabwo ari miruwa ni ngewe wibonyeho umwanda bitagenze neza kuri ya mwenda wanjye najya kure iyo mbonye hariho ikizinga cya guke mfata amazi nkajya ntihanagura kuko aho nabonye ikizinga niho mpanagura aho ikizinga kiri niho ngira niho nkikuraho ntabwo ari cya kiri cyanyeretse ko ari ikizinga gituma aricyo njya guhanagura hoya ngewe udatunganye ngewe utameze neza niba ijambo ry'Imana ryangezeho nkabona ntatunganye ntabwo ndarisurikira ku wundi ngo ye baba we ngo ariko disingo yo kanakaza kuhaba ngo ye kanakaza kuhaba ngo bure ngo ukabishyira ku wundi hoya wowe waryumvishije wowe byageze mu matwi dukora amahamba bene data dukora amahamba niryo jambo numvishije ngo dukora amahamba urebe impamvu ukeneye mu gihe nk'iki ngiki iyo mpamba igiye kugufasha mu gihe kiri imbere tugiye gutambuka tugiye kunyuramo mu bihe biruhije mu bihe bigoye tugomba kubinyuramo kugira ngo tugere mu byo twasezeranyijwe hari ibyo twasezeranyijwe ariko kugira ngo tujye kubisingira hari ikintu tugomba kunyuramo icyo kintu kizatuma twambuka biradusaba imbaraga none mu rugendo rwacu no kujya kwambuka niba ntafashe amahamba nta provision rye bihagije nzagwamo ntabwo nzashyikira ibyo umwami Imana yagize ate ibyo nasezeranyijwe urahirwa wowe ubyumvishije uraburiwe ngo murahirwa mwebwe mwumve aya magambo turahirwa n'ukuri ndahirwa nawe urahirwa kuko utwumva ibingibi hariho utabyumva ariko turahirwa twebwe dukora amahamba twitunganye twiyeze dusenge dukiranuka icyo Uwiteka dushakaho ni iki bene data icyo Uwiteka we mwana w'umuntu we ngo yakweretse iki cyari iki icyo Uwiteka gushakaho ni iki ngiki ngo nukugendana n'Imana yawe wicisha bugufi umva twicisha bugufi kandi dukunda no kubabarira imbabazi zirabuze ngo ariko nutobabara mwene so nutobabara mugenzi wawe ngo nawe ntazakubabarira ariko si Imana niba yarambabariye kuki ntababara mugenzi wanjye kuko ko hari ikintu nta na gitoya itigeze imbabarira imbabazi zayo zihoraho ibihe byose ngo ariko igihe namubabariye ngo mwene data ngo mugenzi wanjye nancumuraho ngo nzamubabare kangahe ngo inshuro 70 ntabwo ari 190 nk'uko tuvuga ngo karindwi oya karindwi mu byumva ukuntu bingana ni karindwi exposa 70 exposa ni bwikuye mu kinyarwanda bwikuye inshuro 70 ako mumbwira uko mubibare mwumva uko inga nuko nguko wamubabariye umunsi nejo uzongera umubare ngo tuzitware umva ijambo ry'Imana tuvuga ngo imbabazi zitware atari yanazinsaba ngeni mbe natamaze kuzitanga ubu ikintu adushakaho Uwiteka ariko atari yanazinsaba ngembe nazimuhaye mukora amahamba umubabare nubwo atazi gusabye tuzitware uwo mutima ngukunda kubabarira ufite icyapfa na mugenzi we bikiranura
utejejwe ngo ntazaryinjiramo, hoya ntibishoboka. Ngo hazaba inzira nyabagendwa, ngo umugenzi naho yaba umuswate ngo ntazayo, ngo ariko bona imitima ntibashobora kuzayicamo. Washobora kuba wibeshya kuri mu nzira igana mu gihugu cyo mu ijuru, ariko niba umutima wawe wanduye ntoya ntabwo uyiri muri beshya. Hoya niyabeshejwe. Dukora amahamba tweswe, tugiye kwambuka Yorodani vuba ahangaha mu minsi 3 mu gihe cyashyizweho gikwiriye cy'Uwiteka, kandi tugiye kwakira ibyasezeranijwe. Dukora amahamba bene data, tugende dukiranuka. Nta wundi umuntu, nta Imana iradukunda, ikunda abantu bose, ariko uwizi ni umukiranutsi. Ngo Satani agenda ajya gusaba Yobu, ariko muzi ko Satani turi ku rugamba mu byibuke, ngo ajya gusaba Yobu, ariko Imana iramwirata, ukuri yaramwirase. Ariko abonye uburyo umukiranutsi wanjye Yobu iramwirata, akusubije kagera ahangaha hano Strasbourg, irimo kukwirata. Uwiteka arimo kukwirata gute? Harakureba akavuga ati umukiranutsi wanjye arimo arareberega ntawahishwa. Ariko twezwe dukora amahamba yo kwezwa no gutungana, utejejwe ntabwo uzahayambuka. Ndakubwiye niba utejejwe, ijambo ry'Imana avuga ngo tubane n'abantu bose amahoro, ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Tugire umwete, umwete wo kubana n'abantu bose, tout le monde bose, ariko cakarongo kuri bose, ariko gaceho amahamba yo kubana n'abantu bose amahoro. Wabyumvishije? Kora impamba yo kubana n'abantu bose amahoro, caho akarongo kuri bose, ntabwo ari bamhoya bose. Umwana wawe, umugore wawe, umuturanyi wawe, umwanzi wawe, bana amahoro n'umwanzi wawe, bose. Amen. Kora amahamba, kora impamba we. Yesu atugire neza. Urakoze mwami wanjye, haleluya. Urakoze gitare kisungwa n'amahanga yose. Nongeye kugushima kuko udukunda kandi utugirira neza. Uri Imana ituburira, uri Imana ego wavuze ngo ntacyo uzajya gukora utabwiye intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro, nko kutuvuga ngo nidukora amahamba, kuko ne wenyine nyiri ibihe, ne wenyine urabona ibihe tugiye kunyuramo, ngo tugiye kwambuka Yorodani. Ariko haleluya, tugiye kwambuka Yorodani kugira ngo tujye mu gihugu cy'isezerano, igihugu wasezeranyije ubwoko bwawe. Ariko ngo iyo mwami wanduye imitima ntashobora kwinyuramo, ntibishoboka. Ntoya ntibishoboka. Niyo mpamvu urimo kutubwira kugira ngo turusheho kwezwa, dutunganywe, tubonere, duce bugufiya, twikiranure n'ibitureka. Ubwoko bwawe rero ngo ugeze mu amagambo ageze mu matwi yabo, buri wese umugendere kandi urusheho kumusobanurira. Kandi icyo nsabira buri wese ni ukugira ngo amaraso yawe abonekeho, amaraso yawe natubonekeho mwami. Utweze udutunganye, utugire neza, kugira ngo tuzambuke iriya Yorodani turi kumwe nawe. Icyoro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Oh
Our